Legio Maria, igitabo gisobanura Legio ya Mariya, umutwe wa 40. Nimujye mu isi yose mwamamaza inkuru nziza mu biremwa byose. Ivanjiri ya Mutagatifu Mariko, umutwe wa 16 umurongo wa 15. Legio igomba gushyikira buri muntu kwe. Kubona abantu benshi cyane bahabwa Ukaristiya buri gitondo, nitukibeshye ko nta bibazo biriho ndetse bikomeye. Ingo nyinshi zimerewe nabi muri byose, abantu bazikamye mu byaha ku buryo buteye isoni, ingeso mbi zashoye imizi. Icya kabiri tugomba kumenya nuko icyaha giheraho cyiganje maze kigakwirakwira hose. Icya gatatu, nubwo dusanga aho ingeso mbi zitangiye kuza, imizi yazo yakwiye hose. Ahantu hose haranga umwete muke, aho ibyaha byoroheje bitangiye gukorwa, haba hagiye kuzana ibikomeye. Aho umukozi yaba ari hose, ntiyabura icyo akora. Yewe naho mwapfa guhumuriza umusaza uri mu bitaro, kwigisha abana gukora ikimenyetso cy'umusaraba cyangwa kugerageza gusubiza iki kibazo: ninde waremye isi? Muba mukoze umurimo ukomeye kuko muba musenye iyo ndiri y'ikibi. Icya kane ni ubu butumwa bwo kwizera bukomeye mutima. Icya kane ni ubu butumwa bwo kwizera bukomeye umutima w'intumwa ikunda kwiheba iyo ibonye ibyaha byinshi bikorwa. Nk'uko twabyerekanye, ariko urwo rusobekerane rw'ibyaha amaherezo narwo ruzavaho. Ari umuti w'ibyo byose umwe rukumbi wo gukurikiza amategeko ya Kiliziya mu kwamamaza ubutumwa. Aba bantu babaye nabi, badutera guhinda umushyitsi, baba bahishe mu kwemera kurangamiye ibyiza. Ubwo kwemera kuba gutegereje umuntu gukangura. Icyo gihe n'umunyabyaha ukabije akaba yahinduka agahabwa amasakaramentu. Iyo amaze kuyahabwa asigarana imbaraga zidashobora kumuvamo. Yezu Kristo amufashisha amasakaramentu. Abamubona bakaba bamugereranya na Mutagatifu Agusitini cyangwa Mariya Madalena, mu buryo bayobotse Imana bavuye mu byaha. Ku bandi banyabyaha guhinduka biraruhije, kubera ibintu bibi bimenyereje cyangwa baba abana babakomeza mu cyaha, bazajya bagwa babyuka. Yenda ntibazaba abakristu beza, ariko baba bagifite umutima mwiza watuma bakira. Bimeze bityo byaba ari byiza cyane. Niba abarejo bafite ukwemera gukomeye, bazananirwa na bike niyo baba bakora ahantu haruhije cyane. Inama twabagira niyi: nimukundisha abantu amasakaramentu, mukabigisha n'uburyo bwo kuyoboka Imana. Icyaha muzaba mwakiganje. Nimugirira abantu neza, muzaba mutanze urugero kandi bose bazabibona vuba. Nimwitabaza intwaro mufite. Niba ingo 6 zegeranye, abazituye batajya mu misa, badahabwa amasakaramentu kandi ntibakunde, nuko hagira ubagira inama. Ese ntimwabishobora kugandura rumwe muri izo ngo mukarugeza ku ntera ishimishije, maze uwo muryango ukagaragaza ko muri kumwe? Nimushakisha uko mwakwimika umutima mutagatifu wa Yezu iwabo, muzaba mwatsinze urugamba. Bazatera indi ntambwe yisumbuyeho nanone, maze abaturanyi nabo babarebereho. Byaba ari byiza cyane, byagirira akamaro abarutuye n'abaturanyi bakabigana. Padiri Michael Credon, umuyobozi wa roho wa mbere wa Consilium Religionis Maria. Icyo gisambo kimwe cyari kibambwe hamwe na Yezu cy'iby'ijuru. Mbere yacyo nta wundi wari warigeze uhabwa isezerano nk'iryo, yaba Aburahamu, yaba Izaki, Yakobo, Musa, abahanuzi cyangwa intumwa. Icyo gisambo cyarabarushije bose, ariko n'ukwemera kwacyo kwasumbye ukwabo. Cyabonye Yezu mu bubabare maze kiramushengerera nk'aho yaba ari mu ikuzo. Cyamubonye abambye ku musaraba maze kiramwambaza nk'aho yabaye mu ijuru. Cyamubonye ari igicibwa kimuvugisha nk'uwiyambaza umwami. Uratangaje wa gisambo we!
wowe wabonye umuntu ku musaraba ukamwita Imana, mutagatifu Yohani Chrysostome. Gushyikirana n'abavandimwe bacu bo muri za kiliziya n'aba orthodoxe. Umurimo w'ibanze wa kiliziya ni uwo kumenyesha ivanjiri abantu bose nk'uko Papa Paulo wa gatandatu abivuga. Uwo murimo ufitanye isano no guharanira ubumwe bw'abakristu kiliziya yiyemeje. Araye budupfira umwami wacu yasenze agira ati: kugira ngo bose babe umwe nk'uko wowe dawe uri muri jye nanjye nkaba muri wowe, ndasaba ko nabo baba umwe muri twe, kugira ngo isi yemere ko ari wowe wantumye. Ivanjiri ya mutagatifu Yohana umutwe wa 17 umutwe wa 21. Ashingiwe ku nama nkuru ya Vatikani ya kabiri 1962-1965. Ubumwe bw'abakristu ni kimwe mu by'ingenzi kiliziya iharanira muri iki gihe. Kwicamo ibice bibangamira uguhashaka kwa Kristu, bibangamiye cyane kwamamaza inkuru nziza mu biremwa byose, ari nacyo kiliziya iharanira.